bavakure ese umusore yaramukera bavakure uri he bavakure ase bavakure ihute dore mama yongeye kugwa hasi yabaye kwa kundi ihute tugende kumuza ihute ariko suguri mu bikiri muratinda mama yongeye kumera kwa kundi wowe nese uramuzanye kutanmuzanye uhugu umukecuru ngana kurara kunaniye akazubwo abantu bahari kuntu bangane kubavana mu maso sizimuteza rubanda nagaruka umuteza abantu ibintu byaba iyo gira vuba ihute dore ibyo byisuka yikirambika asukaza tukagenda ubwo giye no guhindura imyenda uhindura umupira ugiye mu nama cyangwa mu kwihuta ariko tugende cyangwa umbwire uramusize umutaye mu isoko abantu bose baramushungereye reka tsigira isuku burege wamuturanya yibi ihute tugende urampe mu kiuri inshuti ariko ntacyo maze usu umukecuru nkuri umutaye mu isoko abantu bose bari kumureba vako wareka umva nkubwire uretse gusakuza ariko ubu mamagaramye mu isoko oyikubise hasi nawe urukumbwira ngo umva nkubwire mbanze nkubwire uretse ibyo ngibyo abantu bari baramwitaho nakubwiye igihe kingana iki ngura mukecuru ushakisha amafaranga uburebe ariko suvurambwa nshakisha amafaranga n'inguru yanjye nari mfite ngo telefara yiro zirapfa uragira amafaranga nyakure heko tujye nimbara rwose ngiye bava kuri itonde kibanze ikira kibazo kigomba gukemuka winsebya nabona ko ndi umusore uhira kamana ntatararugura mukandi kanya birimo amagaramye mu isoko nawe uri murambira amafaranga ikibazo urihutira ibyo ngibyo se kumuza numva biri mu kizo nese ubuzira dodo mpingari zose ari kuva amafaranga wese yanguza ko itonde none se ubu ngubu wabuze ahantu wagurisha cyangwa ushakisha uburyo nta muntu muzanye waguza n'amafaranga manwe mpinga guhera kwa mbere nkusa kundi wa mbere ndagura inkoko umuturanya akayiteka iryo joro nagura ingurube akayiha ubugori gapfa uragira amafaranga nyakuri bava kuri kureba mama ikibazo amaranye igihe kinini cyanze wagize umugisha abonye n'akazi ko kujya gutema ibiti mu rya komine nje nirirwa kwisuka ureba ukuntu nsa wese uragira mbigenze murisha yapa hara mfite mu ipantaro y'iforongo niyo nzambara ngiye kubatizwa ngo yinguri bava ubu koko nta muntu muziranye nibura umuryango cyangwa indi nshuti koko uziranye wabwe urabizi igihe dufaranga nkore niduke nta kintu twamara ubu subira ariko nyafite inzu ya mamika yabaye gutya reba ukuntu isa nashaka kumfungira makiyaje iteze isa rega agapira gasigaye kagukwira neza maze kumera neza shasheri usa neza kuramutse usa neza byataye isuzu dukira aje gumfata neza uzi kumva nabuzwa n'iki bisa neza ukuta ujye unishimira rero cyane kandi urabizi ukuntu dukundana ngomba kugufasha byose kana ndagukunda nanjye manze mutunganye neza ko mbona wihuta cyane ayiwe shamanwe ibibazo bigwira abagabo no kuri kw'Imana sinzi iki kibazo cyama mu muntu uzagikemura ihindukira gutya sekwereke gutya hasi koko bizageraho mama kire koko ibintu byoroshye yakira manwe irukanka sibyo umva irukanka ugende unzanira amata sibyo umureba ntugire ikibazo nyine genda unzanira ukankera kanambare tuno gutosanje hasi koko ibibazo bya mama koko bizakemuka bigenze bite koko ubu bizakemuka mama koko man uburwayi bumaranye igihe ni ukuri pe ariko nimbona iby'uyu munsi urikize oya ni ukuri ibibazo bimbanye ibibazo pe oya mama rwose uramponda sinoga ariko ibibazo bimaze kundenga pe iki kibazo ngomba kugishakira umuti oya ni ukuri mama birakabije ni ukuri ubu nafashe umwanzuro reka njye gushaka amafaranga ndebe ukuntu nakuvuza kuko ubu ngubu ibyo naba ndimo byose ariko se mama reka nkubwire ubundi koko ko ari njye mwana ugira kubizi ko wanyise bapfa kurera ubundi ibi bibazo byacuturutse kuko wenda banza unganirize ujye uvuga ngo wanga amagambo y'abaturanyi nganiriza iyo ugiye kugira icyo kibazo wumva bigenze gute oya ni ukuri mbwira si ubu nk'ubupfuye none utambwiye uburwayi bwawe mama urayazanye uyantumye wa mwana wo kwa Marikwiye mwana wabaye gute koko ariko se bavuga kuri rwose kuri ikibazo gikorwa ubu naguterana mama wemeze gutya koko nafashe umwanzuro umva nyine uwo mwana se arasimbuka arihuta namubwiye ngo yihute kuko yarako ndanamuhereza igiceri
kugira ngo yihute ahubwo mani umva nkubwire urabizi uri inshuti yanjye ngiye gushaka amafaranga navuye kwizima amafaranga se urashakira he oya ngiye gushaka amafaranga kuko urabona ikibazo cya mama biragoye niba ufite uko ubitekereza nyine bikora ahubwo mbwira uburyo ugiye kubikora nyine ngiye kujya i Kigali mama ndabizi amagambo yawe mbabarira ngiye gushaka amafaranga kuko nta kiri nyine ese urabona rega mama w'ikibazo ararwaye ariko ntiyemera kumuvuza kandi kumuvuza nta kundi ni amafaranga mbwira ubyo rugero rw'ikibazo oya ngiye gushaka amafaranga ubu iki gikapu nzanye hari nimero z'abantu nari mfite oya ntabwo mbura umuntu w'i Kigali tuziranye ntabwo ndi mu bubure zaretse kugapapuro kanshake urabona iki kibazo cya mama cyazakemuka gute koko rwose ngiye kujya i Kigali nafashe umwanzuro mama abyemere ntabyemere mfite umuhungu wa muhungu bita Matiyasi wa muhungu twari inshuti wagiye i Kigali ndumva ari kuza ahubwo se nta nimero wandusha nta nimero z'abantu njye nta telefone njye nanga nimero z'abantu kanshake mfite ahantu naranditse utumero ku gapapuro wenda ariko reka njye gushaka amafaranga njye kuvuza mama ndatubonye iyi ngiyi ni uwandagije ihene Matiyasi ndayibonye hano hari isaha nahituma nakufungira fashe asante chérie usikana n'umamagaye nciyemo reka nze muhamagare mubwire ikibazo mfite uraho waramutse ndakumva waramutse ntabwo nabamenye bava kure wa undi mwari inshuti cyane utarajya i Kigali bava kure amakuru komera Matiyasi we urakomeye Matiyasi bava ku karame amakuru ugiye mu byaro aho ngaho mu cyaro byaranyobeye bimeze bite se reka n'igisata byaraze none se nyine Kigali imeze neza wambabariye nkakubwira ikintu wamfasha kuko ukomerewe nabi ko mfite ikibazo gikomeye oya mbwira nta kibazo bava kurabizi rwose inshuti yanjye guturuka kera urumva mfite ikibazo cya mama ararwaye kandi abantu bose mbaje bisaba ngo uburwayi afite ngo bwakira kandi ngo ndashaba amafaranga yo kumuvuza ntayo mfite wambabariye Matiyasi kuzi ko twari inshuti ko nta kintu ugeze nkima wambabariye ukanshakira akazi koko hagiye bava uzi kubarara rero reka hari inshuti yanjye ndaza kuyibaza ko yakubonera akazi kuko ifite amaduka menshi ndebe ko yakumboneramo akazi kandi ndabizi rwose oya humura bava kure reka niyo yakakwima nagushyira no mu maduka yanjye nanjye ndayafite amaduka yayandi ngo bajye batubwira ngo barimo abahinde amaduka rwose ndayafite ni ukuri mfasha akazi rwose akazi kayifashe ni ukuri abimfashijemo iyi nimero ni iyanjye ubwo wenda reka ntegereze urambwira ariko ndakwizeye ni ukuri rwose ndeko nakemura ikibazo cya mama nyizera mubona abeshya we nturi oya ndabizi ni ukuri Matiyasi umukecuru ararwara nzagutekerereza mpageze rwose nzagutekerereza mpageze ikibazo ni karibu rwose murakoze cyane ubwo ndategereje muze kumpamagara sawa ndashyiramo volume nyinshi sawa iyo uhita uvugana n'umuntu wo mu cyaro nkahita numva uramwemereye ngo aze kuba hano utanabanje no inshuti yanjye kuva kera mu bwana bamwita bava kure habe no kungisha inama byibura kuko iwabo najyagayo
ibyo kurya iwawe ntabwo none se twita umubwira ngo mve abantu bo mu cyaro bagira akajagari ubwo se azaza abe he nyine mwinza azaba he nyereka azaba he inshuti yanjye ko yabura hiba kareka byibure se mwinzigana none azagera hano mu ntebe ndaza gusobanurira abatuze sibyo nawe ibintu sida ngaho mu cyayi basi yo mu kazi reka mu cyayi ahubwo wese nabumva ubwo watinze kubyuka mugati se kutawusize bureba ihangane ko sheze ntabwo muzabirya bureba za buri mu gitondo kamubwira aho mura shari amakuru se hasi ko umuntu utuje cyane uyu munsi umuntu wagira ngo nta mbaraga ufite urananiwe uvuye mu kazi impamvu rero buriya nagushakaga uzi ibintu James ari akora hari umuntu ngo w'inshuti ye ngo bakundanye ngo mubyara iyo ngiyo nyine urumva ngo cyayi wabo se cyane ngo bakuranye ngo yitaho nyine ngo niba yitwa Gaki umugabo se umugabo niba ari kavamahanga niba ari Gaki kavamahanga nubwo nyine yari niba ari bava kure ni abavamahanga n'abavakure ubasate ntabwo umuzi sindamubona cyane ngo agiye kumuzana ni umuntu nyine uri aho sinzi mbese kuko ubaza umuntu uvuye mu cyaro yarakuriyeyo akaba yari inshuti na James ubwo urumva nyine hari ikibazo nta kibazo urumva nta kibazo kiyeze hako yinda wagireka kunseta none se hano twe twibane turi babiri nta kibazo turi mu rukundo dukune hagiye kuzamo undi muntu wa gatatu ubwo umuntu azabashwana nose ubwo umuntu ntameze nk'inyamaswa umuntu wo mu cyaro ariko kuki wirata ntiwirata gute se ngaho mbwira umushyitsi w'umugabo wawe ni inyamaswa ngaho bitekereza byonyine n'izina afite mbwira ukuntu asa yitwa bavakure kavamahanga yitwa kavama bavakure ariko ntawe bitaniye n'undi na kavamahanga biritira ariko ndashobora kuba yitwa icyo kizina atari kwa saa nta icyo nzi cyo uko yabasa kose ariko icyaro kimurimo naza hano mu nzu yacu akahanuza icyaro koko Yesu none se ubundi urabizi abantu mu cyaro ntibakara bazajya yicara he n'ubu urusira ngo kicara mu ntebe ubwo umuntu yaturuka mu cyaro akaza akicara mu ntebe uzajya umukiza hasi se no kuryama ahubwo azajya aryama hasi umwanya wo kwicara mu ntebe nese ubwo urumva yakwicara ariko muri iyi kiganiro ndagucanga yego se uko numva ubundi wagira ngo ntituri inshuti ariko ntabwo njya kugira inama ikuro none urumva nyine ngira inama urumva we wamukorera iki umuntu nk'uwo umuntu uvuye mu cyaro kubaho inshuti y'umugabo wawe kumwubaha none se ubundi ko bizi ko umuntu yubaha umuntu ubona nyine ko yiyubashye umuntu uri aho nyine w'umunyacyaro wamwubaha mama nagiye ndagiye byose kandi ni ibikimana ibi ngibi bisharete Mathias abikunda kuba yarabikundaga n'ubwo nzi ko atabyibagiwe nzi ko agomba kubikenera rwose kugira ngo tumushyire tugiye kumpa imizigo abakore bya bisheke wamenye nabize manwe bimeze wowe nawe waje uragiye mana manwe ndagiye uzitone ntuzamere nk'abantu bajya i Kigali bakabibirungu ikikujyanye uzi n'intego ikujyanye ndabizi manwe zagira utazahinduka akayankawe oya ndagiye akose kuri kukirya manwe akose ko numvaga ko kiryoshye ariga ngaho akiri wikwitwa ntuza nituguherekeza ngomba kugenda mbwira manwe umva bose mbabarire wumve ko ahundi uhari sibyo bose mbabarire uzacungire mama mamwe ndakwinginze mama ntakagekera amakuru kuva mu gitondo kugera nimugoroba nzajya nkubwira amakuru yose nanjye ningerayo ndagutelefona bose mbabarire mbese urabizi ikibazo mama afite urabizi ko mvuye hano kubwe rwose umbabarire undebere mama ujye umenya ko yaryamye umenye ko yakinze manwe nanjye nzakwitura bava ko ntugire ikibazo ningerayo rwose ndaguhamagara ugiye ikibazo byo nzabikora nk'uwikoreye nubwo ngiye mama atishimye ariko nta kundi
ikibazo afite arakizi ugomba gukemura ikibazo kiva mu nzira ni ukuri reka ngende mu mperekeze rero imodoka itanze mama haguruka tumuherekeze nubwo ufite akabaraga gake mama mpesha umugisha reka ngende ubishaka ngane mwana wanjye ni ukuri ngiye kubera wowe uzambabarire mana yanjye uzabyaye abari ntuzamere nk'abandi bagera bakaba abasazi bagakunda kureka bakajya mu nzoga no mu bagore menyera mama ibindi ubyihorera Haro. Oui, nibava kure. Nari mpagaze hano kuri iki cyapa kiri umusaraba. Nakubonye. Matiyasi bana we ngomera cyane yova babaye umuzungu Matiyasi mana we ngomera cyane Matira amakuru aho Matira ndakubona Matira umeze neza ariko ndaho baba hunde bana byibushyera kwabaye umuzungu Macyaro si Kigali se ntuyizi baba we use nanjye ndasabukira usigaye witwa abaye kuzagenda James tugende mugeze James yego sige banyita James mwaje Kigali siko gomeze kwitwa za Matiyasi muri se kwabaye munini Kigali ni mwana James ni James tugakara baba wabaye muzungu cyane kugeze mwana we twaye umuzungu pe bikabije nisa makuru yanjye kireka nicaye ndabona ntacyo ubashye birarenze mabyibushye unzaniye n'ibisheke se nuzo kuntu wagikenda gasa n'umuntu wandutsa undi yabari na byiza nta kintu nakwima n'ukuri ndabona ari byiza cyane n'ukuri mana ako n'ubundi ndabizi warankunda naragukundaga ariko nawe wankoreye mbese reka twicare ndakubwira nako rwose urabizi ndakubwira bava kuri narabise urabizi ariko ndamubwira sinakubwira muturiki James we barakize oya nagarukira ni bwo gusi cyangwa ugikoze mu mwana reka nisa sangiye gusubiza mu baba ni karibu musiko Matiyasi barahindu siko nitwa James wayimbe ko yitwa James karibu reka nacyo wahose ni bandi biratuja kusimbura muri kusiga banze onjiri James rwose umva yewe mbeti James ese warongoye n'umugore wa reka musuza guhagara hano musuza marenge na wa Yesu avukana ati n'umugore wa Beti suza abafakure inshuti yanjye kuva mu cyaro ubusa umuntu usa gutya namusuza n'iki musuza ubona namwakira umufasha ututumwe nubona ko anzanye n'ibisheke turuka mu cyaro akira rongoye neza akira Beti akira ibyo bintu bifata zana none se n'umunyarwanda zana niyo mpaga gufasha fasha byane hari tunakuzaniye uratwibuka to twatumwa ajya gukunda cyane ngo twosanga tuyese nyerekanye kanze nkwereke ariko mana bise kuko uyu mugore mana se uzamujyana hahandi wacu se yakandagira he yakandagira to bikayo sigaye ndi umuhinzi ubusa ibinini twebwe data wizi yavuze ati nabinda byibuka twajyaga tubikore dumvya cyane wabura kubiri usikora bikundaga akira njyanira sheri
Njyanira n'ukuri. Ego kusonje na Kigali babayeho. Inshuti yanjye iranzanye ibintu none utagiye kubita. Ese ibi ni ibicuzanye hayo. Barira winshyiraho ibyo bintu rwose ibintu ntanazi usiba ibintu abantu barabika. Ntibiraribwa biranaryoha. Reka. Babarira rwose. Ntabwo ibintu nabigenza. Ni karibu. Icara mu ntebe wicare ni karibu. Beti. Njyanira ariko mu kikari. Jindi bibike neza. Muri suburi uriya muntu ari cyane. None se ni inshuti yanjye ni inshuti. Twarabanye mu cyaro ni inshuti yanjye bava kuri. Jemo. Nase uyicara ara mu ntebe. Ni meza uticara ku kirahure. Gusa umuntu utazi n'ameza akamenya n'intebe. Ege wacu ni mu cyaro. Ni mu cyaro. Ibyo musari inshuti yanjye. Naje Niba kure nyine. Sinara uri buriye n'umuntu. Gusa ubundi ubwo amazina ndayo baracyayi. Fasha ariko madamu ntukansuzugure. Bishyire hara hasi umukozi araza bitware. Ntabwo nabikora. Ava ko hano ni wanje ni kare bisanzwe. Bisange Mana. None se. Ni material mu mufatiso ni none se ibirahure ubuse ntabwo bitemana azi ko ufite amatsiko wigira ubwoba ko aho nta kibazo nta meza ari ibirahure bimeze neza nk'aya modoka najemo ego komanda nyine ndaho nanjye ntwara ibintu by'iki kinyacyaro ngo mbibika azabijogura Se mwana we ntabwo abasa umwana wanjye bamwiciye mu nzira. Oya wigira ikibazo. None uwo muntu uri kuvugira muri telefone yawe numva umeze nk'umukobwa telefone itari kuvuga n'ubwoko ki. Oya wigira ikibazo nyine iyo uhamagaye umuntu nka nimero nka telefone yashizemo umuriro cyangwa se yayifunze ni bano nibo babikubwira. Oya wikomeza kumbeshya ngirinjije nuko cyaje ndi muri iki cyaro. Umwana wanjye ko yagiye ari umugiriye inama none nkanumva telefone itari kuvuga bimeze gute wa muhungu. Ko se mama tuvugisha uzi ikibazo ufite. Sibyo ukeneye kuvuza. Rero bava kure kuba namugira inama imeze kuriya uretse ko yo na matarige wayimugiriye nawe yabishakaga kubera ko akena amafaranga yo kukuvuza sibyo ntago namugira inama bava ku muntu twakuranye ni nka mukuru wanjye ntago namugira inama imuro hari igihe yabagize ikibazo urabona i Kigali baba bafite utuzi twinshi sinzi ibyo babakora n'igi hari igihe umuro wamushiranye cyangwa se umuriro akibagirwa gushyira ku murongo akire mu ndi muriro mwana wawe kwa biri kunkuka ndumva nazo ko wigira ikibazo yagenze ku mwana wanjye ngewe rwose ndumva nari kubyumva bava kure yarizaza ubwenge sibyo nta muntu wamugira nabi iki gihugu cyacu kirimo amahoro nta kibazo yagira ashobora kuba yagize akazi kenshi ahubwo buri reka nkwereke buri ufite amahirwe akomeye ashobora kuza gukura hano akakubakira neza ukabaho neza bava kwenda muzerega n'umunyamurava reka tubitege amaso ariko uza kongera kuyihamagara twumve ko iri buce abona ko umwana wanjye ari ikibazo jewe imbere yiwe ndayifite ndakomeza nyihamagare bigira ikibazo abana wowe uri kumpumurira reka ndekeraho ndategereza ngaho mva ntabwo biri kuvuga n'ubundi ahubwo ari kuvuga mu ndi muntu ntazi uwo ari nyine ibi ngibi iyo uyihamagaye nticemo ni uko nguko bavuga ibaye kompoze rero reka nkubwire kompoze ni ukuvuga ibiki nyine wamuhamagaye ndi umuro wamushiranye cyangwa se ayifunze sibyo wigira ikibazo rwose bapfa kurira yewe ibyuma by'abazungu sinzi nta n'ubwo bimenyereye sinzi ngo bimeze bite ariko rero ukore ku buryo rwose ukomeza uyihamagare wumve ibyibura ko biri buze gucamo havugana n'umwana wanjye ngumva ko yagezeyo amahoro bakore bigira ikibazo ndamuzi ni umuntu uzi ubwenge kandi urabizi uriya Matiyasi wamujyanye ni inshuti ye cyane ntiyagira ikibazo ngo areke kumvugisha kuri nimero yagize ikibazo reka tubitege amaso wigira ikibazo mu yewe umwana wanjye utaza kuvaho unarwara wigira ikibazo rwose wigira ikibazo nyizere gihe Emmanuel sibyo sawa reka dutegereze reka dukomeze duhamagare ntugire ikibazo ari amahoro nta kibazo ndurure
korera mu icyayi korera n'abava ku icyayi Agusundishije uriya mugabo washatse hano cyo kumukodeshereza akabana urabona tuzabana n'ikibazo she agusire uriya inshuti yanjye guturuka mu cyaro cyonyine rero uriya twarabanye ako wabonye ukuntu ejo bundi wamunsuzuguje anzaniye ibintu avanye mu cyaro azi ko nabikundaga kera urangiye ndugwaye bijyana wanga kumufata n'ubu utaramunsuzuguje umugabo w'umugore inshuti yanjye guturuka kera mu bwana kugera iwanjye ni nko arisanga nk'aho ari iwawe byihorere wowe ibyo ngibyo bwindekere hano hari icyo bigutwaye kuba ari hano reka rero ngende ajya mu kazi bava kure ngwino nawe bagukorera icyayi njyewe ngiye kureba wa muntu w'akazi kawe yego sawa murambwira Mabusha nkawe kujya ngiye kwicara ugiye kugira ute icazwa se hariya nyina ngiye kwicara umuntu nkawe aricara bari bambwiye ngo mu icyayi bavuye iki icyayi umuntu nkawe sa mu cyayi gute akore byunye bijya wireba ngo urebe ukuntu umuntu muzima yambara byenda bisaguye ese Mabusha ko ndi mu cyaro mu cyaro ntago bazi gusirimuka ngo bambare neza reba ukuntu usa ntuwo mu cyaro sura biratiranye mwanije kuri charger se basi charger ngashyiramo umuriro ariko abantu muranze charger se nyecuruza amacaji nyine naje mama telefone yanze ibya mama wawe ntabwo nkeneye kubyumva ni ibya mama wambabarira cyane umuntu usa nkaho ukaza ukiregura nicaye ntabwo ufite ahantu wicaye uhora wigeze wakoropa rega Mabusha naje Kigali kubwibazo mfite nasi ibibazo byawe waje kubintura ngiye birandeba ako Mabusha kuri umuntu mwiza umutima mu gukura he ni umuntu mwiza no kuri umuntu mwiza ibyo ntabwo bikureba naba mwiza naba mubi bikureba ikikureba nta na kimwe ndetse ni igiki hano kikureba ko numva umuntu wakurenza abantu bo mu cyaro nanga kuntu mugira umuntu uba wavuze ukavuga ukantera n'icyunzwe rega Mabusha no kuri mfite ibibazo mama ibyo bibazo ni ibyawe ntabwo ari ibyanjye nta nubwo bindeba waje kubintura se nyine naje gushaka akazi wenda none waje kugashakira hano no akazaguruka nkwe nta umukozi mufite Mabusha wase nkajya mbatekera ko kuma ubundi se umuntu umeze gutyo ukeneye akazi ki ndashaka tone 5 bitarenze ejo oke uzabiburego umva ngo uretse gatondo nyangura amagare turabivugana neza karibu odi karibu James Jack imeze bitese takubona umeze neza wa ikibazo kabisa ngo ibintu nikura wibere mu rugo uratuje niyicariye mu rugo bitese ikibazo kabisa business imeze ziti business ni ibisanzwe nyine n'iby'iki gihe no gupfundikanya ariko nta kibazo tu biragenda pole bike maraboneka bimurashimashima bonese cyane bike nta kibazo wowe se cha fresh na madam shabiraho ibyo nyine by'iki gihe biraho ariko ndabona nta kibazo nta kibazo pe sawa ntabwo uyu munsi wagiye ku kazi uyu munsi niyo afite umunaniro nani byatari barateka mbene umbyutse mu kanya hari umuntu twari tuvugana nashaka ko azanzana isukari ariko turavuganye gusa numvise umuntu akomanda nawe ati naba ari turavugana neza uri mu atanga komanda okay ariko mu bucuruzi ni bisanzwe biragenda ejo bikagenda nabi ejo bikagenda neza amahoro ikibazo nayo mfite ikibazo ariko si ikibazo kiraho gihambaye hari umushuti wanjye kuva kera bamwita bava kure turanye muri quartier si wa ni ukuva ahubwo mu rugo mu cyaro yavuye mu ntara okay nanje kugira ngo ndebe kwa muntu akazi ndabizi ufite amangazine akazi manini kandi benshi abakozi bafite oya abantu uragerageza
ntawe nese nakwaka akazi k'umuntu kakanya yarize se ashobora kuba akora nawe birashoboka ariko ni umuntu usobanutse nyine mu mutwe ari smart nta kibazo ariko yarize urabona ko ari umuntu utaguho kugusha mu gihugu wa nta kigomba kugushamo nta gusa bamwita bava kure naramuzanye bari mu rugo yari yambwiye ko afite ikibazo umukecuru amaze igihe kingana iki iminsi mike kuva namuzana yana mu rugo umudamu ntituvugana gute se ndanjye ntabwo yigize amwishimira urabizi nacyo abadamu ajya kuza ntabwo madamu ngo wabimubwiye ko yaje ahubwo njyewe umuntu nyine kubera ko twari twarabanye tukiri na bato iwabo mwisanzura mu rugo bahisanzura none yarampamagaye ambwiye ikibazo mpita mwemerera akagomba kuza madamu abona yonyine madamu abona pa umuntu arahageze ariko ubu ngubu ntabwo tuvugana urabizi ko nta kintu nakwima wandabizi ndagiye kugenda ashakishe ariko urabizi ko abakozi ubundi bari buzuye noneho ndebe niba ari kuzi ko ari umuntu ushobora kubara yanjye ndamwizeye ndamwizeye mu mico urumva nyine iby'imico byo birumvikana azi ku buryo atagwa amanga utraininga w'umuntu iminsi ingahe akaba arabimenye reka nanjye ndi mu rugo nanabimwigisha bakizana muzana ndebe ugumaye gahunda ki gahunda nguhaye reka ugende madamu mu karume hanyuma y'iminsi 5 gutyo erega urumva niba harimo umukozi harimo undi mukozi yicaye reka akeneye amafaranga nyine arayakeneye n'ubundi ntabwo azahita yabona azategereza ukwezi ariko ndabizi reka gukora amafaranga aya mafaranga yo namwe yo kwifashisha ubucuruzi umva se mubwire namwe yo kwifashisha ariko ntabwo ako kanyahita amafaranga yo aya ntabwo yayabona ariko ari mu kazi buriya hari ukuntu biba ari byiza ukuntu sawa nta kibazo ugende umwihangaje na madamu umwihanganishe gusa ndakwemereye mabushe ugiye koga ngiye koga woga wikube neza ku buryo imyanda yose yo mu cyaro yimara witsiri abantu mu cyaro ubwo waherukaga koga ryari ni kera ariko ngiye koga nyine witsirite ku buryo amashuka yanjye utayanduza yego guhemukira ku buryo uhita usubira iwanyu n'amaguru basubirayo ndabona ari biki ibyo ni ibyo urimo urakora